w'ijambo ry'Imana kandi ukaba inshuti y'umurongo wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka ngushimire umwanya utanze wo kugira ngo twongere kubana mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyigisho kivuga ngo iyo abantu banze Imana. Reka nongere nkwibutse ko uwo muri kumwe muri umwanya ari KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, umugambi wawe nuko iyi si iturwaho n'abantu bakubaha, baguhesha icyubahiro. Dufashe kugira ngo ubushake bwawe wagaragarije mu ijambo ryawe Uwiteka tubusobanukirwe, tuko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Igihe Imana yaremaga abakurambere bacu ari bo Adamu na Eva, yabaremeye kugira ngo babe abaturage kuri iyi si bayihesha icyubahiro. Niyo mpamvu tubona mu itangiriro igice cya 1 umurongo wa 26, Imana ubwo yavugaga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware, abo umutware, abo umuyobozi, ayobora ibiri ku isi byose. Ariko nuvuga ngo yaremwe ku ishusho y'Imana. Ubuzima bwe, imibereho ya buri munsi yose yagombaga kuba ishingiye ku buyobozi mvajuru, ari byo twakwita theocracy. Ni ukuvuga ngo amahame agenga imiyoborere mu isi yagombaga kuba turuka ku Mana. Uwo ni wari umugambi w'Imana, yuko umuryango wa mbere uhesha Imana icyubahiro, yaba Adamu n'umufasha we n'urubyaro rwabo, bigakomeza kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'abandi bose bazakurikiraho. Ariko nkuko twabibonye mu byigisho byashize, ntabwo se kibigeze abyemera, ahubwo anyuze mu buryo bw'uburiganya bukomeye yayobeje abakurambere bacu, ababyeyi bacu ba mbere, arabayobya, maze bituma barya ku itunda ryabuzanijwe. Ibyo ngibyo bikurura isi ingorane n'akaga katumye n'uyu munsi wa none tukigundagurana n'ingaruka z'uko kugomera Imana. Nyamara rero nubwo bimeze bityo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana yakunze abari mu isi cyane, si ukubakunda gusa mu buryo bwo kubarema, oya, ahubwo noneho byabaye ngombwa ko Imana itanga n'isezerano ry'uko umuntu azacungurwa. Ijambo ry'Imana tubwira mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nuvuga ngo ubwo bugingo buhoraho niwo mugambi Imana ifitiye umuntu. Nubwo abantu bacumuye, nubwo twaguye mu ikosa rikomeye, tukagomera Imana, tukajya kure y'amategeko yayo n'ijambo ryayo, Imana ntabwo yigeze iterana umuntu, ahubwo akomeje kugaragaza urukundo ifitiye ikiremwa muntu. Ibyo ngibyo nibyo tubona byagaragaye nanone mu gihe cya Nowa. Imana yakomeje kugenda ishorera abantu, ibaherekeje, ibafasha, ibigisha, ibahugura. Nowa yabwiye abana be, abandi nababwira bakomokaho, birakomeza. Icyo gihe ijambo ry'Imana ryagendaga riherekanywa, umwuka w'Imana agakomeza kwemeza imitima y'abantu no kubagarura kugira ngo bagendere mu nzira z'Uwiteka, cyangwa se bagendere mu bushake bw'Imana. Ariko nkuko twabibonye mu byigisho byabanje, tubisanga mu itangiriro igice cya 6 umurongo wa 3, Imana yageze igihe ifata umwanzuro avuga iti umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Byageze igihe abantu bumva yuko batagishaka rwose kuyoborwa n'Imana, ubuyobozi bw'Imana, gahunda y'Imana, ko Imana yabwira iti dore inzira bariho mucamo, dore ahangaha ni mubariho mugenda, dore ibi mubari byo mukora, mwirinde ibingibi bizabagusha mu mutego. Barabyanga bati oya, baninira mwuka w'Imana. Imana iti umwuka wanjye ntabwo azahora aruhanya n'abantu. Kandi koko ntabwo byatinze, iyo abantu bananiye Imana, iyo abantu banze kumvira Imana, iyo abantu bagomeye Imana, iyo abantu banze ubushake bw'Imana, ntabwo rwose babura mu gihe gito cyane kubona ingaruka zo kugoma kwabo. Umwuzure waraje ubamaraho bose bitewe nuko banze kumvira Imana. Nowa umubwiriza w'ibyo gukiranuka yabararikiye kugira ngo bihane, yabararikiye kugira ngo bafatanye no kubaka inkuge bazayirokokiremo, ariko abantu barabyanga. Noneho ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo na nyuma ya Nowa, nyuma y'umwuzure, Imana yakomeje gufasha abantu mu buryo butangaje. Ariko noneho biza kugeza igihe habaho imijyi twabonye ariwo Sodomu na Gomora, yari ituwe n'abantu benshi kandi ifite iterambere rihambaye. Maze umunsi umwe ubwo Aburahamu yabonaga abashyitsi, bari abamarayika bavuye mu ijuru bari kwerekeza i Sodomu, baraza banyura kwa Aburahamu, bacumbika iwe, maze baganira nawe. Aburahamu ndetse bamubwira amagambo atangaje, aramubwira bati rwose tuzi yuko nta mwana ugira, ntabwo wigeze ubona urubyaro, ariko umwaka utaha mu gihe nk'iki umugore wawe Sara azaba akikiye uruhinja. Yari inkuru itangaje kuri Aburahamu. Abo bashyitsi yumva bamubwiye amakuru adasanzwe, ariko baramubwira bati nubwo turi aha ngaha tunyuze aha, ariko turi kwerekeza i Sodomu.
kuko abantu bagiye baniha iminwe itangaje baharega batakira Imana kubwo ibi bihakorerwa. Tugiye kureba niba ibyo bahavuga ari by'ukuri. Maze Aburahamu arabaherekeza, muri uko kubaherekeza maze atakambira Isodomu, aravuga ati mbese Uwiteka, Isodomu nusanga hari abantu 50 bakubaha bahesha Imana icyubahiro uzaharimbura? Ati rwose Imana iti reka da, niwahasanga se bari munsi yawe. Arakomeza aragenda agera ku bantu 10, ariko wa mubare Aburahamu yagezeho ntiwabonetse. Arabatakambira rwose. Ubwo bageragayo bageze kwa Loti, Loti yarabakiriye abajyana iwe, maze abantu bamutera nijoro bati turashaka abagabo binjiye ahangaha kugira ngo turyamane nabo. Loti abagushirikana ati aba ni abashyitsi baje bigendera. Abantu bati oya baduhe. Abagabo b'uwo mudugudu bose bari baje baguta inzu ya Loti, ndetse bigeze igihe bashaka kumenya urugi rw'inzu ye. Abo bakitsi bamarayika b'ijuru baraza babatera ubuhumyi, maze bakura Loti mu nzu, bamubwira yuko agomba kuburira abantu be bagasohoka muri uwo mujyi kugira ngo baze hamwe na Loti n'umuryango we babashe kurokoka akaga kagiye gutera. Maze Loti mu kuburira w'umuryango we bari barashatse abakwe be, nta numwe wigeze wumva ijambo ry'Imana, nta numwe wigeze wumva umuburo. Abakobwa be bandi bakuru bari baramaze gushaka abagabo, nta wigeze wumva umuburo. Uwo musaza baburiye umunsi umwe iryo joro baranga. Cyaje kubukurikiraho cyagaragaye mu byigisho nk'uko twagiye tubibona, nuko nabo barimbukiye muri uwo mujyi. Ariko noneho si icyo gusa, ahubwo iteka kuninira ubushake bw'Imana, kuninira ijambo ry'Imana, ingaruka zabyo ntabwo zibura. Aburahamu wari warahasabiye igihe kinini, agahagararana n'Imana akaganira nayo, yakomeje kujya yitegereza ati reka ndebe ibizaba muri uriya mujyi, mbese bizagenda bite? Mbese ba bantu nasabye Imana aho ntibabonetse? Isodomu n'i Gomora hakaba hari burokoke? Ariko reka da, reka turebe itangira igice cya 19 umurongo wa 27 na 28. Aburahamu azinduka kare, nuvuga ngo kuva yari yageze imbere y'Imana agasenga, yumvise bitagarukiraho, aravuga ati ngomba kwitegereza nkareba niba ba bantu nabwiye Imana babonetse. Arazinduka mu rukerera, aravuga ati reka njya kwitegereza. Ngo Aburahamu azinduka kare ajya aho yari yahagarariye imbere y'Uwiteka, yerekeza amaso i Sodomu n'i Gomora n'igihugu cyose cya cyakibaya, abona umwotsi waho ucumba nk'umwotsi w'ikome. Abona umwotsi ucumba, aravuga ati yewe nabarya navuze, nari niringiye ko babasha kuboneka, nta numwe wabonetse. Maze Sodomu n'i Gomora arimbuka. Bitewe n'iki? Bimuye Imana, banze kugendera mu bushake bw'Imana. Iyo abantu banze Imana ntabwo bigarukiraho. Maze rero ntabwo twatinda aho ngaho, ahubwo umugambi w'Imana kuva na kera umuntu yaremwa kwari uko mu isi haboneka ishyanga, haboneka ubwoko, haboneka abantu bubaha Imana bayihesha icyubahiro, kandi noneho bakabitoza n'urubyaro rwabo, bakabitoza n'abazabakomokaho, kugira ngo babe mu isi atari ab'isi, babe mu isi bigaragara ko mu by'ukuri ari abaturage b'ijuru bari kuri iyi si, bari kuhakorera umurimo. Maze tugere rwose mu gihe cy'umuhanuzi w'Imana, umuntu w'Imana witwaga Samweli. Uyu muntu witwaga Samweli ni wa wundi tuzi wakuriye mu rugo rw'umutambyi witwaga Eli. Uyu ni umuhungu wa Elukana, wa wundi wavutse mu buryo bw'igitangaza, mu buryo bukomeye cyane. Ariko noneho aza kugera igihe ayobora ubwoko bw'Imana. Igihe yabuyoboraga abantu bari baguwe neza, yakoraga imirimo akiranuka, akaba umuntu uhesha Imana icyubahiro, kandi noneho abantu nabo bakabasha kumutangira ubuhamya. Maze noneho barangije igice cya 8 cy'igitabo cya mbere cya Samweli, wumve ishyano uko ryaje, wumva akaga kabayeho, abantu bisabira umwami. Bigeze igihe ubuyobozi bwabaga buriho theocracy, nuvuga ngo ubuyobozi bushingiye ku mahame mvajuru, bushingiye ku by'Imana ishaka. Abantu noneho bati no, ntabwo tukibishaka. Mwumva icyo babwiye Samweli. Samweli amaze gusaza, ubu ni umurongo wa mbere igice cya 8 cy'igitabo cya mbere cya Samweli. Amaze gusaza agira abahungu be abacamanza b'Abisiraheli. Imfura ye yitwaga Yoweli, uw'ubuheta yitwaga Abiya, bari abacamanza b'i Berisheba. Ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'ize, ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu, bagasa naho batitaye ku nshingano bahawe, bagahongerwa, bagacurwa kibera. Mvuga ngo bari bageze igihe barya za ruswa, abantu bakajya baza bakabaha amafaranga. Uwifite niwe bumvaga ikibazo cye, utifite nta jambo yagiraga kuri bo. Ariko ibyo ngibyo Imana yarabirebaga, kandi Imana yari ifite uburyo izabikemura. Ariko abantu barangije bati oya, ntabwo iby'Imana n'ubuyobozi bw'Imana na gahunda y'Imana tukibishaka, ahubwo twebwe turashaka kubaho nk'abandi bantu. Reka turebe igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 8 umurongo wa 4.
nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana basanga Samweli irama niho Samweli yari atuye. Ahangaha niho urugo rwe rwari ruri. Baramubwira bati dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagenda n'igeso nk'izawe, none rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ijambo riremereye hano ririmo ni ngo ayandi mahanga yose. Ese ayo mahanga yose ni amahanga yahe? Ni amahanga tubaha Imana, ni amahanga yajyaga ahora arwanya na Isirayeli ndetse akageza akabagabaho ibitero. Barangije bati rero ubuyobozi bwabo, gahunda zabo twumva arizo zatunogera, twebwe dushyirireho umwami wo kutuyobora. Maze Samweli nk'umuntu w'Imana iryo jambo ryumvise biramuyobera. Umurongo wa 6, ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati uduha umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka. Ese ibintu byakuyobeye? Iyo ibibazo bibaye byinshi wowe ubibwira nde? Mbese ubitura nde? Umuntu w'Imana ikibazo cye cyamuremereye agitura Imana. Samweli aragenda abibwira Imana, maze Uwiteka abwira Samweli ati, ubwo ni ku murongo wa 7, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari we banze ahubwo nige banze ngo ntabe umwami wabo. Iyo abantu banze Imana amaherezo ntabwo abera meza. Imana nibyo yabwiye abo kwa Nowa ati ntabwo umwuka wanjye azahora ruhanya n'abantu, kuko ari abantu mu mubiri, kwifuza kwabo ni kubiteka, ibitekerezo byabo imigambi yabiganisha habi. Abo mu gihe cy'Isodomu n'i Gomora Loti yarababuriye abantu bati oya, ntabwo twava muri uyu munyenga w'ubuzima turimo, ntabwo twava mu binezeza twibereyemo. Genda wa musaza wataye umutwe. Bagerageza kumuhindanya uko bashobora. Loti araza abwira abamarayika ati nta numwe wanyemereye. Loti bamusohora aho ngaho, ariko abo bose nta numwe warokotse, nta numwe wabashije guhunga uburakari bw'Uwiteka. Aba nabo bati twebwe turashaka kwiberaho nk'andi mahanga. Mbese ni kangaho abantu bajya bigaragambya ku Mana bagasa naho banga ubuyobozi bw'Imana bati ibyo bintu biri muri Bibiliya, ibyo bintu ijambo ry'Imana rivuga, twebwe dushaka kubaho nka rubanda, ntabwo dushaka ibyo bintu Imana yavuze. Ugasanga abantu iteka naho babogamiye ntabwo ari ibya none aha na kera nguko uko byari bimeze, kandi abagiye babyirunduriramo ntabwo byabaguye neza. Umurongo wa 9, nuko Samweli asobanurira abantu aravuga ati uko ni ku mwami uzabategeka azabagenza. Uzarebe mu ijambo ry'Imana usoma ahangaha yababwiye uburyo umwami azabagira ati umva, azafata amatungo yanyu, azajya baka 10% cy'ibyo mutunze cyose agitware, azajya afata abagore banyu abajyane baba kuvuga imitsima y'umwami, yewe ndetse ati n'inzabibu nziza, ibintu byose mufite by'igiciro byose azabijyana byose bibibye, yewe n'imyerayo n'iki byose ibintu mufite nta na kimwe cyanyu muzisigariza. Maze arangije ku murongo wa 16 ngo azabanyaga abagaragu banyu n'abaja banyu n'amatungo yanyu y'inyamibwa n'indogobe zanyu abikoresha imirimo ye. Hano hanyibutse igitekerezo cy'umuntu nawe umwami wigeze kurakazwa nuko atabonye iby'abandi ngo abyigarurire. Abo ngabo bagiye babaho mu bihe bitandukanye, abantu ugasanga baravuga ati twebwe icyo dushaka, umuntu agashaka kunyunyuza imitsi y'abandi, agashaka kugira ngo abafite ububasha byaba bitware, byaba ari mu itorero, byaba ari mu buyobozi bwite bwa leta. Ugasanga mwene uwo muntu arakarabikora, ariko igihe cyagira audite yazaza, iyo audite yazaza rwose ugasanga agiye kubibazwa, ndetse bamwe ugasanga baradagadwa ati najyaga mbikora ngira ngo ntibizankoraho, nimwe nabikoraga ngira ngo ntibizamenyekana. Ariko hano ahangaho abantu banze ubuyobozi bw'Imana. Imana yabwiye ati rero uwo mugiye kuzana, uwo mugiye gushyiraho, uwo mushaka ko bayobora, wazabagirira inkorera gahato. Noneho umurongo wa 17, azenda 1/10 cy'amatungo yanyu kandi muzabagaragu be, maze uwo munsi muzaborozwa n'uwo mwami mwitoranirije, ariko uwo munsi ntacyo Uwiteka azabasubiza. Uwo munsi nta kintu Uwiteka azigera basubiza. Muzamuri kuborozwa n'akaga n'ingaruka zo guta Imana, ingaruka zo kwanga Imana, ingaruka zo kwanga ubuyobozi bw'Imana. Maze abantu barangije basubiza igisubizo giteye agahinda, basubiza amagambo ababaje. Umurongo wa 19, ariko abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati biramaze, turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Nyumvira iryo jambo, kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Hari igihe abantu baba mu itorero, hari igihe abantu baba mu ijambo ry'Imana, hari igihe abantu baba mu Kristo bakageza igihe bavuga bati oya, ibi bintu biratuboshye, turashaka natwe gusa n'abandi bose. Urasa n'abari kuzaba ureba uyu munsi wa none isi ihanganye n'ibibazo by'uko abantu bagendeye
hirya y'ubushake bw'Imana. Ubu ngubu duhanganye n'indwara z'ibyorezo, izi ndwara zikomeye. Rimwe na rimwe akavuga ati ishobora kuba byaratewe nuko abantu bari ibyabuzanijwe, bari ibyo Uwiteka atigeze abemerera, ahari n'ingaruka zabyo n'ibindi utamenya. Ariko uvuga ngo iteka isi iragenda igongana, ihura n'ibibazo n'ingaruka z'uko abantu bagendeye hirya y'ubushake bw'Imana. Iyo abantu banze Imana, iyo abantu banze ubushake bw'Imana, iyo abantu banze ijambo ry'Imana, ingaruka ntabwo ziba nziza. Maze bati kugira ngo duse n'andi mahanga yose, umwami wacu yaducira imanza, ajya tujya imbere aturengere mu ntambara zacu. Nuko Samweli amaze kumva amagambo y'abo bantu yose, abisubiriramo Uwiteka uko bingana. Uwiteka asubiza Samweli ati wumvire ubimikira umwami. Nuko Samweli abwira Abisirayeli ati umuntu wese nasubire mu mudugudu w'iwabo. Igice cya 10 kivuga uburyo umwami Sawuli yimitswe. Umwami wa mbere w'Abisirayeli witwa Sawuli. Sawuli waje noneho akaza azanye amarere, akaza afite uburyo ibintu byose agiye kubihindura, avuga ati igihe mumaze mugendera muri gahunda z'Imana, igihe mumaze mugendera mu byo Uwiteka avuga, bye mbazaniye agashya. Iyo abantu bamaze gutandukana n'Imana bumva yuko bageze ahandi hantu. None se uyobewe yuko Adamu na Eva, ubwo Eva yaramaze kurya itunda, yumvise ngo abaye undi wundi, kavuga ati sinabyihererana, ngomba kubishyikiriza Adamu. Adamu nawe arangije amwitegereza ati ubuse nakureka nubwo mbona wabaye wundi, reka nemere rye dupfane. Nuvuga ngo igihe cyose abantu banze ubuyobozi bw'Imana na gahunda y'Imana ntabwo bibagwa neza. N'uyu munsi wa none turagundagurana n'ingaruka z'itunda ryariwe Imana yari yarabuzanyije. None reba aho isi igeze, reba akaga turi kugenda duhura nako. Igice cya 12 kitubwira uburyo Samweli yahagaze imbere y'abo bantu, umunsi w'ihererekanya bubasha, umunsi wo kugira ngo bamurikirwe umuyobozi wabo ku mugaragaro, umunsi wo kugira ngo babwirwe gahunda zose uko zizamera. Nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None uwo mwami ajya bajya imbere, jyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye bari kumwe namwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye ukageza ubu. Ndi hano ni munshinja imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hari uwo nanyaze inka ye cyangwa hari uwo nanyaze indogobe ye? Ni ikibazo cya mbere abajije. Hari uwo nigeze nambura ibye? Ndi hano ni munshinja imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Cyangwa ninde natsi impongano ikamuma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, ntabwo wigeze uduhatira rwose ngo udutwaze igitugu, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo hamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati niwe muhamya. Nuvuga ngo uyu nguyu Samweli yabaye nka Daniel mu rwobo rw'intare. Niwe ubwo bari bamujugunye mu rwobo rw'intare, byageze ubwo Dariyo yagiye mu rukerera ajya kubaza Daniel ati mugaragu w'Imana ihoraho, mbese intare zaba zakuriye cyangwa ntizakuriye? Daniel ati mwami nagaragaye imbere yawe n'imbere y'Imana nta cyaha afite, nuko rero ndacyariho ndacyahumeka. Samweli nawe azi imbere y'abantu. Mbese wowe wagushyira ku karubanda akagushyira imbere y'abantu, mbese ni ibihe birego bagaragaza? Ni bangahe bamanika urutoki ati nanjye mfite ikibazo, ukabona n'undi aranditse yohereje message ati uwo mugabo nanjye yantwaye ibi n'ibi? Mbese ntiwakorwa n'isoni? Ariko Samweli imyaka yose yamaze, abantu baravuga bati nta kintu na kimwe tugushinja. Arangije ati Uwiteka abo umugabo abo umuhamya, ndetse n'ufasha ubuyobozi abo umuhamya. Imana imubwira yuko agomba kwihanangiriza abantu, akababwira uko bari barabaye mu buyobozi bw'Imana, uko bari barabaye muri gahunda nziza. Umurongo wa 18, nuko Samweli asaba Uwiteka, maze uwo munsi Uwiteka yohereza guhinda kw'inkuba n'imvura, abantu bose bahera ko batinya Uwiteka na Samweli. Nuko abantu bose babwira Samweli bati sabira abagaragu bawe ku Uwiteka Imana yawe twe gupfa, kuko twongereye ku byaha byacu byose iki cyaha cyo kwisabira umwami. Bamenye yuko bakoze ikosa, bamenya yuko kuba basabye umwami bahangaye bagakora ikidakorwa, ariko bati dusabire. Maze Samweli arangije aravuga ati nimugakebakebe ngo muce iburyo cyangwa ibumoso, ahubwo muzakorera Uwiteka n'imitima yanyu yose. Arabwira ati mwirinde kandi, ku murongo wa 23, kandi kubwanjye ntibikabeho ko ncumura ku Uwiteka nkareka kubasabira, ahubwo zajya mbayobora inzira nziza itunganye. Amen.
nubwo abantu baba barivumbuye, nubwo abantu baba barataye Imana, nk'umuntu w'Imana yupfuka mu basabire. Ntabwo abantu b'Imana bigeze batezuka gusaba Imana ngo igenderere igira icyo ikorera abantu b'i Sodomu n'i Gomora. Ntabwo Nowa yigeze atezuka gusabira abantu. Byageze ku munota wa nyuma kibahamagarira kwinjira mu nkuge. N'uyu munsi wa none Imana ishaka yuko ugira umutima nk'uwa Samweli. Samweli ati ntibikabeho, ku bwanjye ntibizambeho ko nacumura ku Uwiteka nkareka kubasabira. Jya usabira abantu bose, usabira abantu umugisha, usabira abantu kugira ngo bave mu byaha, usabira abantu kugira ngo bakire agakiza. Mbese muntu w'Imana, ubuzima bwawe bimeze bite? Ijambo ry'Imana ritubwira uburyo mu gihe giheruka hazaduka abantu bashaka uburyo babaho mu buzima butari mu Imana. Tubona muri Daniyeli igice cya 8, n'amagambo ngira ngo witeho kandi uzirikane. Umurongo wa 10, rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri ribijugunya hasi rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Nuvuga ngo mu gihe giheruka hazaduka abantu bashobora kuba bishingikirije ku bubasha bwabo n'ubutware bwabo n'imbaraga runaka, kugeza igihe umuntu yumva iby'Imana ntacyo bivuze, bikageza igihe umuntu ngo ajya abasha ibyo agambiriye, ndetse ibyo ukora akabijugunya hasi akabisiribanga. Mbese ijambo ry'Imana ntabyo rivuga, rikwereka umucyo, rikwereka wasiribanze wajugunye hasi, ukumva muri wowe ugomba kujya ubasha ibyo ugambiriye, Imana itaguhagaze imbere. Aba bantu bageze igihe bavuga ati nta buyobozi bw'Imana, turashaka ubwisanzure, turashaka ibyo tugomba gukora nk'andi mahanga, Imana itabirimo. Nyamara n'uyu munsi wa none umugambi w'Imana ni uko abayobozi n'abayoborwa babaho mu bushake bw'Imana. Samweli yageze igihe avuga ati mugomba kubaha Imana kimwe n'umuyobozi uzaba abayoboye, mukagira imitima yerekeye ku Uwiteka. Yesu rero niyo mpamvu yararikiye abantu avuga ati mwirinde he kubaho uburyo haboneka imitima n'ibitekerezo bigumura abantu ngo bitume abantu bata Imana. Reka turebe muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 4. Yesu arazubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya. Mwirinde. Ijambo ry'Imana tubwira ko tugomba kwirinda ubuyobe ubwo aribwo bwose. Wirinde hatagira umuntu uguteshura ku Mana. Wirinde hatagira umuntu utuma utera Imana umugongo. Wirinde hatagira inyigisho n'ubutumwa butuma ubona ko Imana nta kimaze. Imana ibyayo nta gaciro bigira. Imana ibyayo ari byo gutuma abantu badindira basubira hasi. Abantu bavuga ngo twimerere nk'andi mahanga, twibereho nk'abandi bose, twibereho nk'abatagira Imana. Ubwo nicyo bavugaga. Mbega gusaba kubi, mbega igitekerezo kibi. Umugaragu w'Imana Yohana ageze mu zabukuru, igice cya 3 cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, umugaragu w'Imana yavuze ijambo ritangaje ati, igice cya 3 umurongo wa 6, umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Mu yandi magambo, umuntu wese uguma muri we ntakomeza gukora ibyaha, ahubwo abo umuntu ugarukira Imana, abo umuntu uhinduka rwose akemera inama z'Imana. Umuntu wese ukora ibyaha ntihamubonye kandi ntihamumenye. Bana bato ntihakagira ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko wari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni wa Satani, kandi uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, wo ni Yesu Kristo, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umugambi w'Imana ni ukugira ngo abana b'Imana batunganywe, abana b'Imana babeho mu isi bahesha Imana icyubahiro, iyi mirimo ya Satani ikurwa mu bugingo bwabo. Ndagusabira kugira ngo Uwiteka kugenderere. Umugambi w'Imana, icyifuzo cy'Imana, ubushake bw'Imana nuko abana b'Imana babaho iyi mirimo ya Satani yaratsembwe muri bo, bakabaho ari abantu bahesha Imana icyubahiro, abantu bavuga bati ngwino mwami Yesu, biteguye ubwami bw'Imana. Imana ikugire neza. Twe kumera nk'abari abanze ubuyobozi bw'Imana, bakanga gahunda y'Imana, ahubwo ijambo ry'Imana ritubera umuyobozi. Yesu Kristo aba ari we utura mu bugingo bwacu, Satani yigezweyo kandi atsindwe by'iteka ryose. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ubushake bwawe bwagaragarije mu ijambo ryawe. Kuva na kera ushaka yuko abantu bakugarukira kandi ntibajye kure yawe. Data mwiza, turinde kuguhunga rwose, turinde kujya kure y'ubushake bwawe, turinde kwimura ijambo ryawe, ahubwo ribe mu ntekerezo zacu, mu mitima yacu, kubaho kwacu kwa none gutume tuzaba mu bwami bwawe ubwo uzerekanwa. Ibyo ushaka weho none nibyo sabiye unkurikiye wese, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.